Ibi bitero rero byaberaga Rugezi na Mikenge, ariho byaguyemo umwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi wari uyoboye izo ngabo. Ahangaha akaba ari kuri side y'Abarundi. kandi Evariste nawe ni ikiremwa muntu, Yego. we ni n'umusirikare yabigize umwuga. Okay, Yego. icya kabiri ari mu bihe bitoroshye bya politike, aho ageze igihe cyo gupfa no gukira. Intambara ya Kongo igihe yaje mu karere arimo bije imugeze ku buce byarangiye leta ye yenda gukora businga. So icyo kibazo rero cya crise economique cya Neva na leta ye nicyo gituma buriya atekere ubona intambara ya Kongo atahava. Abirabura dukwiriye, abanyafurika abo mu karere k'ibiyaga bigari dukwiye gucuka ku bintu by'amakosa, kandi ukabonamo umuturanyi wawe nk'umutera nkungu ukomeye cyane. Urebye amafaranga bakurana mu ntambara ya Kongo, tugarutse ku rundi ruhande, Yego. ntabwo ashobora kubangana n'igihe cy'amahoro u Rwanda, u Burundi, Uganda na Kongo barimo guhahirana bakora bisanzwe. Yego. So, bari mu gihombo rero. Ariko Evariste iyo yogeze ku gihe cyo kwitsindagira no kwizirika ku ntambara, Yego. tujye twibuka ko ubwo yabonye nta yindi nzira ashobora kubonamo umwuka wo guhumeka. Yego. Uretse iyo ntambara nyine ya Kongo. Hari n'undi wari uyoboye abarwanyi FDLR wari kuri side yabo nanone. Nawe uyu mu FDLR urumva n'umurundi bari bayoboye izi force. Urete bazite FDLR n'abarundi biraza guhurira hehe, sibyo? Rugezi rero abarundi bagize ubwoba cyane nyuma yo gupfusha uno musirikare ukomeye, ndetse banagerageza kuba bareka gukomeza gukoresha amadrone. Urumva baratinya bati ese nidukomeza kugaba ibitero ko hano turi buhasige benshi bakaba bahasiga ubuzima. Aba bantu barundi bameze nibo bacanshura ahubwo. Aho sinzi impamvu twita aba mercenaires ko ari aba mercenaires. Bose sabacanshura. Na abacanshuro bari aba. Ni nabo babi cyane. Ningwe n'abandi basanzwe ba Wagineri. Yego. Bo baraza ukabahemba bakige ni banyakabyiza. Ariko abangaba n'abacanshuro kandi bafite ingufu za politike. Yego. Nuko aba bahoze ari abarwanyi ba FDLR bayiyomoraho. Bahita bagira iki? Bahita bajya muri SNLD. Yabahamada. Yego. Ariko ideology ni imwe, ahubwo bagatandukanira kuri komandema. Barangiza bakanakorana na leta y'u Burundi. Igisirikare cya Kongo mu Rugezi cyerekana ko kidafite umuhati wo kurwana, kikabiharira abarundi, kikabiharira n'abazalendo na FDLR. Yego. Nakubwira ijambo rimwe gusa, izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Sud Kivu rero umusirikare ukomeye nanone mu ngabo yiciwe muri Sud Kivu, ndetse hakaba hari na operation zikomeye mu duce twa Rurambo, Rugezi na Mikenge. Ibi bitero rero byaberaga Rugezi na Mikenge, ariho byaguyemo umwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi wari uyoboye izo ngabo. Ahangaha akaba ari kuri side y'Abarundi. Reka duhera ahangaha. Yego. Ariko nkibaza rero yuko hari ikintu warukomoje ati ndayishimiye ashobora kwikora muri iyi ntambara. Niba nkurikije ibyabereye Rugezi na Mikenge ndibuze kugeraho hasi, sibyo? Yego. Ko mbona ndayishimiye ntago ndafite gukora ingabo ze. Intambara ni igikoresho abasirikare abanyapolitike bakoresha. Gasaro, intambara ni kamere muntu. Yego. Ngira ngo ni Bibiliya ivuga yo bavuga ko ngo uvutse bazina yego. abafashe igihe mu ntambara. Ariko nibyo. Urumva rero ibintu bazina yavuze muri Bibiliya ni kamere. Intambara ni uko umuntu aremye mu mubiri wawe buri abarimo intambara, aho tunyangingo tumwe tuba tubuze utundi kujyamo, twiza dufite umumaro twatsinda utubi umuntu akaba ni muzima, tunyangingo twarangira ugapfa twose twamaze gusinzira.
buriya rero intambara kwanza ni kamere niyo mpamvu UN yigeze kuzana gahunda umuntu yavuga yabeshyaga yigerezagaho nkana bavuga ngo bafite gahunda ngo yo gucecekesha imbunda ngo gahunda y'isi yose yo gucecekesha imbunda ariko ahubwo igihe kiragira ugasanga nibwo zitangiye n'abacura intwaro baba barimo gushaka matière première barimo no gukora exploration yaho ibyo bintu bizaturuka ibaze kujya gushakisha ibikoresho munsi y'ubutaka ugakora igenamigambi y'imyaka 10 bango izi matière première zikorwamo intwaro ukemvestisamo amafaranga wakoreye waruhiye nk'igihugu uvuga ngo uzacura intwaro mu myaka 20 abantu barimo gukora bakomeje gukora technology kuzihimba guteza imbere imbunda n'ibindi uburyo bakwirwanaho uburyo barimburana urumva uburyo witwa umwanzi wamaze kudefinisa nk'umwanzi ugomba kumuhitana ukamukuraho nanyerekana ari intambara cyari cyo kukiremwa muntu kandi Evariste nawe ni ikiremwa muntu we ni n'umusirikare yabigize umwuga okay icya kabiri ari mu bihe bitoroshye bya politike aho ageze igihe cyo gupfa no gukira intambara ya Kongo igihe yaje mu karere arimo bije imugeze ku buce byarangiye leta ye yenda gukora businga ariho abasha kubona ka oxygene ko guhumeka financement ya leta ye ni amadolari murabizi ko afite ikibazo cy'amadolari murabizi ko afite ikibazo cy'ibitoro intambara ye n'ububirigi bapfa imodoka y'ijerekani hejuru irumva iby'ama essence ivuyemo kwambuka Uvira nabonye ngo banasubiranyemo yego ya uriya muyobozi w'ikigo cy'ubukungu cy'ububirigi cyitwa Enabel ngira ngo ibintu nk'ibyo ngo Enabel ubwo ni twavuga nka USAID ariko y'ububirigi nyine yego twa USAID ari ikigo kinini cyane ubwo rero dufasha abantu nk'ako nababwira ngo abatazi president abana bango president kanaka ngo ibintu nk'ibyo akavuga izina yitirira wa hariyo icyo kigo rero umuhagararizi wacyo yahawe amasaha 180 kuba vuye i Burundi kuko yavuze ngo leta idabasha no kubona isansi ikoresha ashyiraho karikature twabitangaza akabarundi ati turayibona ikimodoka za modoka z'amakombe urazizi zahozeho kera kombe ntabwo yizi nawe uri.com urije z'amakombe na modoka za kombe zashaje izi classique za kera cyane uyifate no uyishyire muri karikature hejuru uzuze ibijeri kandi bizamutse mufite nka metero uburebure bukabije ukagera nko ku mapironi ya rege noneho niyo yerekanaga baga ati leta idafite n'amazutu na essence bivuzwe no muntu w'ububirigi so icyo kibazo ro cya crise economique cya Neva na leta ye nicyo gituma buriya atekere ubona intambara ya Kongo atahava ariko nanone nicyo kintu banyajya bavuga bati nta keza k'icyo k'umuzungu kuri twebwe abanyafrika urabizi ko intambara bayimufashijemo kuri iyi saha yego ariko urumva kubera igitoro atangiye kwereka isi ko ndayishimiye nta kintu afite ntago ari umuntu wo kwizerwa yego nibwo twaba tumeze nk'abasimbukiye ku mwanzuro ariko abazungu ntabwo ari abantu bo kwizera baragushuka baguteranya na bene wanyu aguteranya n'abanyarwanda bakubwire bati funga umupaka ufunga rwose tuzagufasha bagakwiye ko muhahirana n'icyo gitoro baguha amafaranga baha ku bindi barushe yego hari icyo Burundi buturusha natwe ari turabarusha natwe nabo bafite byinshi baturusha byinshi aho gufatikanya usanga urimo kumvira abazungu iriya ni faiblesse ikomeye cyane biba bikwiye no kumwereka ko umubirigi ntago ari we wagutabara igihe cy'ibibazo n'amadolari miliyoni 72 bamuha ku mwaka cyangwa bamuhaye ntabwo ari amafaranga menshi abirabura dukwiriye uyu munsi harumenya naje ndo mu panafricaniste ariko abirabura dukwiriye abanyafrika abo mu karere k'ibiyaga bigari dukwiye gucuka ku bintu by'amakosa kandi ukabonamo umuturanyi wawe nk'umutera nkungu ukomeye cyane urebye amafaranga bakura no mu ntambara ya Kongo tugarutse ku rundi ruhande ntabwo ashobora kubangana n'igihe cy'amahoro u Rwanda, Burundi, Uganda na Kongo barimo guhahirana bakora bisanzwe bari mu gihombo rero ariko Evariste iyo yogeze ku gihe cyo kwitsindagira no kwizirika ku ntambara tujye twibuka ko ubwo yabonye nta yindi nzira ashobora kubonamo umwuka wo guhumeka uretse iyo ntambara nyine ya Kongo nagarukaga kuri kira kibazo warubajije Gasaro cyo bigaragaza ko nta bimenyetso byerekana ko ari tayari kureka intambara nekerekana ko agifite ibibazo bire economique ariko bivanzemo na ideologie yo kumva ko yahagarika bari abakongo urumva rero urumva ko byo ibyo uvuze ati ndayishimiye nawe akeneye agafaranga byaragakeneye pe ariko nanone icyo nabonye cyo nta muntu wo kwizerwa
mu ntambara umuntu araza akagushuka umugana n'icyo twari tunariho dusa n'abakisoza yagushuka ejo akaba ari guteza abantu akaba ari nawe wamugana naguhururiza yego ntabwo uyu munsi byagakwiye ko ababirigi aribo baba bari gukina ku mubyimba uyu mugabo ndayishimiye ni ukuri kandi uribuka ko minsi yashize byasakuje cyane bakohereza abasirikare subize bakohereza abasirikare bafasha mu rugamba bakajya bagwa Bujumbura bagira iki ariko uyu munsi bamubwira ko ari we mwana wabo yego ko u Rwanda ari igihugu kibi yego n'amafaranga bajyaga baha u Rwanda minsi ishize nabyuka bahise bayohereza i Burundi byaravuzwe officially ko ayo bari gucisha muri bije bayohereje bivuze ngo aba bantu Burundi bameze nibo bacanshura ahubwo aho sinzi impamvu twita abameriseneri ko ari abameriseneri ni abacanshuro bari aba ni nabo babi cyane ningwe n'abandi basanzwe bawagineri yego bo baraza ukabahemba bakige ni banyakabyiza ariko abangaba ni abacanshuro kandi bafite ingufu za politike yego ni babi cyane no kubitondera cyane none se yego bwana yuba ari nabyo nakubwiraga ibi bitero byaguyemo umwe makuru b'abasirikare b'u Burundi ibi ngibi ndagira ngo ubyumve neza ngaho bitega amatwi akaba ari ibitero bigabwa n'ingabo z'abarundi ziri kumwe n'iza FDLR Wazalendo ndetse n'aba FARDC sibyo ariko FARDC yo igasa naho itarwana muri aka gace ka Rugezi sibyo isa naho umutsina cyangwa se isa naho uruhare runini rwo kurwana yaruhariye FDLR n'abarundi ibi bitero byagabye Mikenge na Rugezi bikaba byari binakuriwe n'ingabo z'abarundi urumva ari nabyo nakubwiraga ari bo bari imbere cyane bikumva icyaje kubaho rero nuko haguyemo umusirikare ukomeye bivuga ko afite n'ipeti rya majoro ari nawe wari uyoboye ibyo bitero ahangaha ni muri Rugezi urumva aha rero singaruka cyane kuri FARDC aho na force z'u Burundi n'iza Wazalendo arizo zakaniye cyane kuko bashyize imbaraga cyane bakomeje kugira iki bakomeje kwatakariza ubuzima ibi ngibi rero nkaba nakibaza ntese niba umuntu majoro aba ari umuntu ukomeye cyane sibyo iyo umbuze majoro umwe babiri bangahe uburi gutakaza iki uburi gutakaza imbaraga zikomeye cyane yego ni icyubahiro yego hakaba hari n'undi wari uyoboye abarwanyi FDLR wari kuri side yabo nanone nawe uyu mu FDLR urumva n'umurundi bari bayoboye izi force leta bazite FDLR n'abarundi biraza guhurira hehe sibyo Rugezi rero abarundi bagize ubwoba cyane nyuma yo gupfusha uno musirikare ukomeye ndetse banagerageza kuba bareka gukomeza gukoresha amadrone urumva baratinya bati ese nidukomeza kugaba ibitero ko hano turi buhasige benshi bakaba bahasiga ubuzima atereka twitonde bakaba batarahise bongera kugira iki kwataka ino 23 urumva ndetse aho axe ya Mikenge agace kari muri territoire ya Mwenga gasa nagafatanye na Fizi wowe ibintu birije urabyumva cyane abarundi nanone FDLR n'abazarendo ariko cyane cyane hagaruka nanone ku barundi nabwo ari bwo bahagabaga igitero esa y'umwibarize uribuka ubwo twirwaneho yavugaga ngo urumva ingabo z'abarundi zigutorezwa urumva zigutoreza FDLR ngo i Burundi urumva ati bakazohereza minembwe kugira ngo batsembe abanyamurenge ari nabwo byavugwaga ko cyane bohereje 3,000 izo FDLR rero twirwaneho ivuga ni CNRD n'iza FRN z'umukoloneli witwa Fideli n'izindi CNRD z'umugenerali witwa Habimana Hamada benshi baramuzi ni force za CNRD FRN aba rero urahita wibaza ati se FDLR abarundi biraza guhurira hehe sibyo yego ushobora guhita ugira icyo kibazo nuko aba bahoze ari abarwanyi ba FDLR bayiyomoraho bahita bagira iki bahita bajya muri CNRD yabahamada yego ariko ideology ni imwe ahubwo bagatandukanira kuri komandema barangiza bakanakorana na leta y'u Burundi yego bahoze ari FDLR ahubwo bagira iki bariyomora akaba ariho rero babihabwaga amabwiriza urumva ndetse bakaba bafite iki icyo twavuga ideology ahubwo amabwiriza atandukanye bo bakaba bakoreshwa n'iki n'aba bahamada none uri kugenda ubyumva ndiba kukumva cyane rwose yego
nkibaza rero izi FDLR twirwaneho ikomeza ivuga ati baraje bari gutorezwa muri Burundi, ukaba ubona byo niba aba barundi bakomeje kubura, navuga aba majoro ndetse uyu we wundi ntago nabashije kumenya ipeti rye, ndacyabikurikirana. Nkibaza ibi byo bisiga iyihe sura ku basirikare, kuko niba wumva rugeze abasigaye baranze kurwana ati niba majoro apfuye, dushobora natwe kuba bamwe muri twe twakurikiraho, gusa umusirikare abazika isaha n'isaha yataha, sibyo se? Kuko iyo uri mu ntambara nyine ubugira iki ubugirimo. Nkibaza none ibi ngibi byo urabona tutavuga ngo neva ntago atekerereza cyane ingabo ze, kuko niba ubwabo bakihagarika bateka dukomeze kureka kurashishiza drone, niba majoro apfuye, niba mu FDL napfuye, natwe dushobora kugira iki, dushobora gukomeza kwataka natwe bikatugiraho ingaruka. Niko bimeze, nuko bo muri bo ntago bashaka iki, ntibashaka cyane intambara, ahubwo barabikora by force kuko baratumwe. Yego, bikanatworohera ko abadukurikiye babyumva neza, byuzumvisha ikibazo akaza no kumva kugisubizo. Yego rwose, kurya hari n'utaburi babiri ayubu ni mu filozofe ahita kubaza ati ese izi FDLR zihurira he, niyo ati kucyo bivanze, niyo bamusobanurira ayu ari mu zisenguza kumenya neza kabiri kizanye ikibazo kidasobanutse no kwambo ati uwo mukoloneli nabahe bihuriye he, niyo mpamvu rero kukivanga Hamadanu wahe haza ikomeye rero kirimo nyakubahwa Gasaro, twumvikanye ko namwe babwira abanyakubaho washize warakinyemereye. Yego, ikosa rya mbere number 1 wavuga rimeze nko kwikoraho, kwiteza ikibazo no kuba Uburundi, kandi ndabisubiramo nahenshi mbone umwanya mbivugamo ko ikintu cyitwa kwirahuriraho ikintu umuntu wese ufite icyapfana na FDLR. Yego, riba ari ikosa, riba rishobora kuzagira no ku bana bawe cyane byanga bikunda. Yego, urubyaro ruzagukomokaho ubu rusize icyasha, yaba ari muri politike, kuko FDLR ifite ikipfana na genocide. Yego, FDLR yari amaganwe ku isi. Yego, kandi ibyakozwe biracyariho birazwi. Yego, ntago ari imyaka 300 wenda ngo abantu barangiye ku isi, ntawe uzi icyo kintu. Turi kumvikana. Yego, ariko bikaza gutangaza cyane umuntu muzima w'umuperezida w'umugenerali ufite ubushize twanakivuzeho, ufite igihugu gituranye cy'icyo iyo genocide yabereyemo, yarangiza akaza kugirana imikoranire n'urunani cyangwa n'igisirikare gifite aho gihuriye n'iyo genocide yakorewe abatutsi 1994 abizi. Ukuvuze rero ngo hari joint operations zibamo hagati ya kwaba Hamada nkuko wari bivuze neza n'igisirikare cy'u Burundi, wazarendo n'abandi nk'abo ngabo, ukina umuntu wese yahita yibaza, yakubaza ngo how come biza gute kugira ngo umuperezida w'umugenerali atinyuke guhuza izo ngufu ebyiri, imwe wenda yitwa ngo ni wazarendo irarengera igihugu cyabo, ariko indi iri satanike. Yego, bya bindi bita ngo n'abadayimoni, kandi ndayishimiye ari kumufasha. Nicyo ndimo kuvuga, niwe Nevariste turimo guchallenging. Atinyuka te kubahukwa kujyana igisirikare cye muri Kongo kikaba cyakorana n'umutwe wavuze FNL yahoze ari Abahamadana FNL. Yego, kuba batinyuka kwihuza bazi ko bavuye muri FDLR bakajya muri ako gace, niyo ngo ikosa ubwa mbere baryiromaritse aho ngaho. Ariko hari ikindi kibazo warubajije. Yego, waruvuze ngo kuki igisirikare cya Kongo mu rugezi cyerekana ko kidafite umuhati wo kurwana, kikabiharira abarundi, kikabiharira n'abazalendo na FDLR. Yego, nakubwira ijambo rimwe gusa, FARDC ni igihugu cy'igikiri, sibyo? Buriya buri mukongomane wese malgré yuko arari inzara akagendesha ibirenge, ndavuga abasirikare akankurwagwa agasinda akibyinira mu kabari, ariko ikintu bamwigishije niba hari icyo babashije kubigisha, no kubigisha ngo le Congo est très riche. Yego, bari icyo bita democratic repoa, no kuba umutindi umuhanya cyangwa umukene, ariko wumva ko wisanzuye muri ibyo ngibyo. Turi kumvikana neza. So abakongomani b'icyo kintu ni ikintu cyabagizeho ingaruka zikomeye cyane. Abo basirikare rero ba Kongo buriya bashobora kuba bareba Abarundi bakavuga bataba baje guhaha, ni bagende bakora akazi n'ubundi bahembwa menshi, baranabona se shaka numva bataha bari. Icyo ni ikindi kibazo. Abakongomani bazi ko bari abantu arabacanshuro, icyo cyo ni bagomba gukora akazi, bajye ku muriro, twebwe turitahira tugiye ku inkoko, nibagira amahirwe aho barasiye inkoko igasimbuka bayifate n'igitoki, n'ikaziye za mitsingi mu mabutike bazifate na Primus hari sinzi
izo brande ziri hariya hakurya babo bagasahura bagatwara bakaruhuka bagahunga n'ibindi nk'ibyo kubera ikibazo cyo kuvuga ngo aba ni abacancuro n'abahashyi baje guha icyo ni kimwe ari na mpamvu bahora bacwana bashwambagurana. Icya kabiri hazamo n'uburyo bwo kutavuga rumwe kwibaza ati ko twari duhari kuki babaha amafaranga icya gatatu abakongomani bavuga FARDC bati twebwe iki ni igihugu cyacu Kongo ya Mboka ni igihugu cyacu turi hano ntaho tuzajya nibarwane nibirangira tuzongera n'ubundi rega niyo mivano turafata igihugu abasirikare ba FARDC bazajya mu gisirikare nicyo bivuze so ibyo rero byanga bikunda ariko bigira ingaruka kuri performance y'urugamba kuko urugamba rurwanwa n'umushyitsi waje nawe nk'umuntu wihahira w'umuhashi ntabwo ushobora kuruteganyamo ibyo wabyifuzagaho nicyo ngicyo navuga Gasaro. Ndumva ari ibyo birahagije ayo ndumva twagushimira cyane ku bitekerezo uduhaye wakoze cyane ndumva abakunzi bacu ari ayo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi namwe murakoze cyane. Yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.